data wa twese uri. Yes, hello my people, iyi ni banga ishyaka manze mbaha akantu gatoya cyane kugira ngo tuzakomezanye nimara kuyisora fresh. Boss boy. On live Instagram. Monday to Sunday, ushaka urukundo, usora ufite do, kandi uguha umufungo. Waramubuze, babwirira kano, bakagenda burundu. Robi kubyara Kamari negaslenga, warakareze bikuvuna, uko niko kuraburiza. Wicunge, wirinde, amayeri y'abakaponi menshi nituma. Isi mama, dore ndahari mbikanibanga, izi nkundo nukuri zizagusaza. Ndikumbiye agapupe, umugabo wita kope, ntiwamwereka amabukwe ni feke. Yaman. Ladies and gentlemen, iyi ni banga nshya ngiye kubatamo. Nizere ko mwese nyine mwakumvishe fresh. Abantu mwese muri komeza muza live, mukomeze muze ikaze. Gusa I hope ko iyi ngoma igomba kuzabakoma. Abantu ikagenda ikabafata imitima ikabafata bugwate. Ko ndabyizeye neza yuko bizakora. Ndababwiza ukuri bafana banje. Mwe muri hano kuri live, ive n'abandi batarabyumva. Muze kugera mu mabwiriza. Iyi ndirimbo ndabizi neza ko Agapupe bazayibandikira mu miti kwa muganga. Icyo mbabwira ni ukuri bazayibandikira ko mugomba kuyikoresha mu gitondo, saa sita no ku mugoroba. Mukajya muyumva nkakira. Buri munsi paka ubuzima bwanyu bwose nyine. Mugomba kuzayikoresha. Agapupe it's a brand new song. Ni track nshyashya ngiye kubatamo nk'abafana banje. Kandi bizera ko bizagenda neza cyane. So, reka mbabwize ukuri mwese mukomeze muze yego bakevine ndi kubareba barine ba Brian ishimwe mwese mukomeze muzamuke Dice mwese ndabareba. Welcome mwese muri isanga hanga tu. Barukundo Eminyawe Valence mwese ndi kubareba mwese mukomeze muzamuka. Malaika fataniki baba nabibona urabowe wicunge sweetheart take a decision kugira inama utazababara udupoketi toka udafite gahunda katira igikobwa cya papa ngwino tugende niba ufite gahunda. Isi mama dore ndahari mbikanibanga, izi nkundo nukuri zizagusaza. Ndikumbiye agapupe, umugabo wita kope, ntiwamwereka amabukwe ni feke. Ndikumbiye agapupe, umugabo wita kope, ntiwamwereka amabukwe ni feke.
data wa twese uri mw'ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze icyo ushaka gikorwe mw'isi uko gikorwa Hallelujah, 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 hallelujah. Uduhe none ibyo kurya byacu, uduharire imyenda yacu, uko twayihariye abandi, uduhane muri twose, Uwiteka burana n'abamburanye, burana n'abandwanya, enda ingabo nto n'inini. Wa mugabo ni uri kumamagara? Ni njyewe nagukeneye kuko umuhamagaro wawe wabonetse. Ni amahirwe n'amahirwe menshi kuba ugiye kuba umwana w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana. Urinde se ko nakumenya? Erega kumenya ntabwo ari ibintu byoroshye wa mugabo we. Ariko numara kumenya ntabwo uzongera kunyitiranya ukundi. Cyangwa urumwe mu bisambo mbona none se urashaka iki? Ashaka kukorera Imana. Ashaka kuririmbira Imana, ugahimbaza Imana. Ukaririmba indirimbo zo gushimisha Imana. Imana niyumva uyiririmbira nayizishima. Inyurwe n'impano yaguhaye. Nibwo Imana ibona ko impano yaguhaye uri kuyikoresha neza. What the fuck? Tagaskwinjingire. Mva nk'ibintu urimo kumbwira ngo ujye kuririmbira Imana. Ngewe nakuze nkunda kuririmba secular music. Ntabwo nshobora kuririmba izo ndirimbo zo ngizo uri kumbwira z'Imana. Secular music niyo njyana yanjye nimbamo mu maraso no musokora ahantu hose. Yendirimba gospel. Yendirimba secular music. Rasta man. Na wateka mukesha. Hallelujah, 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 hallelujah. Hagiye witwa Gasaro. Yego. Rero kuba video Vixen si ibintu byoroshe. Ni ibintu bisaba imbaraga no kugira discipline no kuba akazi kawe kagakora neza. Oyerega nanjye ndabyumva. Ndabizi neza tuzabikora ruzungu kandi bizagushimisha. Igomba kuba banga y'umwe. Rero tuje kuramutsa Boss Boy. Kandi ndabona ari umuhanzi mwiza, azaza heza. Ndi gushiramo imbaraga muri ino myaka 2 kugira abe umuhanzi mwiza muri East Africa. Wose ninde munyarwanda utakuzi? Aba umuhanzi wese wafashije agira hagera pe kandi ndabizi. Ndagerageza ni pore. Yego. Ariko twasohoka tukagenda mu nzu kaja kumuramutsa. Nta kibazo. Yego. Nabi basubizwe inyuma baterwe ipfunwe. Amen.
Boss boy. Uyitwa Gasaro. Niwe nzokorana muri ya ndirimbo. Ndashaka mume muganira mumenyane. Ndaje tukora inama. Boss boy. Heritier. Vuze ngo iki? Haryo mbwiye ngo mu bisanzwe ntubunyitaye ntuburi kunyumva. Vuze ngo we muganira mumenyane. Ndaje. One more thing nundi musinjira nzosura kunyita mwizi. Nitungana. Yego manager. Yo baby zona zo. Ogwan. Tegi cyane giteye fresh. Wake up in the house. Nante neza. Cheye kuri blazer danje zimeze fresh. Welcome. Ingoma yacu byanga byakundi za Afrika. Zabimeze neza fresh. Dusazi turi naturel kuri blazer danje. Wow. Meze neza. Twajya aho ntabwo bishimye kugera hano. Hello? Ni gute usigaye usohora indirimbo utatubwiye ngo tuyitwikire? Boss boy asigaye nkoroga. Yakoze ibintu ashira indirimbo kuri TikTok atanatsabye n'uruhusha. Uravugisha ukuri Retsis? Nukuri pe. Indirimbo Agapupe iri hanze imaze kurebwa n'abantu barenga ibihumbi 100 kuri YouTube, kuri TikTok, Spotify, Audiomack n'ahandi hose sinakubwira. Ibi bintu yubahutse arabikora na contrat yiwe ntaranayisinyaho neza. Mana yanje. Noneho sinzi ibintu ndi bumukorere. Kindi nta nubwo iri kuri official channel, nta nubwo imaster inzenge byari byancanze kabisa. Umva, rindira gato, mbanze ngukupe gato, mbanze mvugane nawe. Ndaje nguhamagara, sivyo? Sawa. Yesu. Boss boy ndamwirukana. Umva, amvireho. Kuko si umuhanzi mfise. Oya. Mwiye kumusimbuza undi. Ibiba. Bebe. Darling. Sharika mubwire pe. Nabonye manager wagira amahane kubi. Ibaze none adusanze gutya ntabwo twamukira. Humura ntacyo dukora. Nimugire ikibazo manager wanjye n'umuntu wese. Ibaze ko ariko nanjye muteye. Mutinya. Usumutinyira iki ko nta muntu yabuze kuzana ahangaha. Shati horere cyumbabarere rega ndamuzi. Humura. Igihe uri kumwe nanjye uje wumva nyine tuje utekanye. Sibyo? Sigo bebe. Kandi gukunda cyane ntabwo nakuzana ahantu nzi ko hadatunganya ashobora kujyana. Boss boy. Boss boy. Bakanezari. Nuburi kuranyumva. We manager. Fata ibintu byawe byose musohokere muri ino nzu. Wagikobwa waje gukora iki ngaha? Ko project je nawe twari dufitanye yapfuye uje gukora iki ngaha? Kwanza ndakugaruka. Umva. Fata biriya bivundagaro byawe byose byuzuyemwo n'inda ntazi iyo biva. Unsohokere mu nzu. Unsohokere mu nzu. Nkibivuga. Nakoze iki se babasha?
urayoboye ko n'indirimbo yasohotse igeze ku ma YouTube iri kuzunguruka ama views ari kuduga buri kanya uko bampamagara bambwira umva ibifuko ni byanje bitaradoka sohoka ngo yasohotse je nawe nitwe tutari tuzi ko indirimbo yasohotse ariko hano hose bari kumpamagara bambwira ibyo bashaka abantu kuko bashaka kubera wewe nzira wewe wa kirofa Imana niyizi ukuntu uri kirofa Nose indirimbo nde muntu wayisohoye indirimbo ninde yayisohoye ni nje nabimenya gute mu mwanya wawe utabizi mu mwanya ari wowe wagiye kubikorera kuri TikTok nje nabimenya gute ko nanjye bampamagaye ndatanga ntarinzi ko ibi bintu ushobora kubinkorera uzi ko na contrat yawe ntaranayisinyaho neza none wiciye byose wicaye hano mbe wicaye tuganira tumeze neza makuru ase wowe uraryama ukageza saa 5 ukiryama mwese umuntu aba agomba kumuka uraryamye akuze kera ukiga utaha warabyukaga kare ugakurupa ukagira ute ese ngo cyo bari umuntu kureba inyana hakuza amajoro tuba twabyutse nese amajoro wabyutse ubu ntago wabyumva uzabyuka saa 9 umbwire ngo none uri wanyise wakora icyo utaryamye aho mba numva nje wabyuka kare abo ukaza kuryama n'undi kare ariko no kurara kuri telefone nyine nanjye mbanyiri ariko nyine ugerageza ubyuke kare sibyo tari nzajya ngerageza ndebe niba nkongera simbona se n'ubundi kwishura warabyibuye Jiwe se byawe kureba ngo nashize. Ariko ushaka kurenga? Yego komanda. Urashaka kunzanira ibibazo by'abasore. Kikiza turya birabika wonga wambwa ngo narabyose koko. None kwini ntabwo ibintu babimeze neza ariko ukwiye kucyumva none se kubona akazi nkora n'ubundi gushakisha akazi keza gasumbya akazi. Kujya bihangana urabona na credit nafashe kugenda aho yose. Ariko si ukugucyurira ariko urumva yuko nyine ukwiye kwihangana ibibazo ntera ararwaye urabizi nawe akazi amafaranga batangiye kuyahagarika so urumva nyine ni ukujya wihanganiriza ibicamo sibyo ariko tuzabicamo ndabizi ko tuzashobora sibyo abantu bose banze kunyitaba gutiyo byibuze ari bunyitabe koko nayimaze kandi mpamagara niga narongeye sinjye kwimita wihangana wowe uretse gato Halo tiwe twari tuburanye mani ntakumva none se bimeze bite warabuze ngo wabaye umu star narabyumvise tu ibanga aho se urashaka kunsohokana hehe mwana yani
happy nakumera neza byanze kabisa Tenyira ko urabizi nyine haje mu rwasere ubu nta n'ubinyuma sibyo kandi mufite ye nyine nakabaye nkugurira ariko ubu tuvugana na ndi vide imbere n'inyuma ahantu hose usatse nta kintu na kimwe mbagaze rwose oya abantu bose abenshi bari banze kumfata abenshi bafataga bakanga bambwaga yuko abandi ngo barahuze ngo bari mu biki n'ibiki ahubwo Imana ishimwe ko umfashe pe so no nyine kubiza ko twasangiye kabisa nagahiye so nyine ugiye kwihanganira nyine umfashe umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri kugira nyine unyaranje nyine muri uyu mujyi wa Kigali kuko nahandi fiteho kujya pe n'amafaranga afite tabari mu rugo n'ibiki Imana sister wawe nyine mumfashe kabisa mu ncumbikira umunsi umwe cyangwa ibiri zanabonye nyine uko nigenze cyangwa icyumweru wenda niba byatinze zanabonye uko nigenze sha wahora n'iki mana umubabiro ni umukariwero w'umudamu kahisa shinuriza sha mama najya babagore na abafeke byatari ko atabikora mani ko yari umuntu mwiza naraguye n'itike mani sizire buri kuva icyo kintu ko numva intare rishije ibyatsi umunsi umwe cyangwa ibiri itatu gutyo yawe ubuzima ntabwo bimeze fresh gusa niba ari iminsi 2-3 amasaha 72 y'umuntu yayihangana ariko nabwiyo biragoye tu twabiganiza sister wawe tu nta kibazo uze nyine byagera ntari gerageza umuvugisha ubwo uraza kumbwira sawa ngo ndabona nyine uhageze naho yarabyihanganira nta kibazo cyane nanjye ndacyari imihanda nyine ubwo reka ntegereje igisubizo cyawe nyine mu minota mike ubwo ahita ndabura ndebe ko nakugera aho ngaho boss boy man none se wonyine wende nyine hari umutipe witwa boss boy mu Umuhanzi ejo bundi nabonye ni na Paul ye ya Ange tu ako haje yari afite n'ubuzima nanzi ko bugiye gukunda aho bagiye kujya adutiza imbere akadufasha none reba ngo manager we yamwirukanye ibintu byabaye fo ari mu muhanda bimaze rira yabuze nari gora cyane none ashaka kugufasha nyine kwirira abona ubuzima bwahinduka natwe suko twatumize ansabye nyine ko yaza hano mu rugo kamara iminsi ngo bitinze byari iminsi aba hano nyine ni inshuti ise n'uko ari inshuti yanjye rimwe na rimwe twabaga turi kumwe kera tuki nyine ndabyumva ni bigoye ariko iminsi ibiri arabarara hariya muri salo nta kundi byagenda muri kazi anirwa hano kwirwana sinumaze ko umuntu mukuru wowe kwirwana n'umuntu ko bigoye kubana n'umuntu wuriya none bisabaye iki ko nawe ugire kadufasha rwose kwirwana basi mbabarira n'inkorera ingizi ndabizi nyine kubana n'umuntu w'umunyamahanga w'umukobwa nawe ariko umaze kuvuga nyine uzirinda nyine mwese twabigenza dute ibibazo nawe umva umuntu n'ubwo oya ngira ko byereye umukobwa nyine biragoye kubyumva nanjye urumva nari mbanje kumuhakanira kugira ngo ese basi umuntu uramwizeye neza duherukana ari umwana mwiza duherukana n'umwana mwiza ariko umuntu arahinduka boss boy ntabwo yapfa guhinduka umuntu ni mugari pe ntabwo yapfa guhinduka gutyo gusa uze kuba yasohoye indirimbo zingahe iki afite iterambere afite ikinyabupfura ndakeka itango nuko ari umusitari oya nta nubwo ari umusitari ariko nyine ari kwerekeza mu iterambere ese wari tukamufasha ko ari iminsi 2 ngahe we numara n'iminsi 2 kwa Ange ukagaruka hari ikibazo bari bigenze katumufashe mwana hari igihe nawe azadufasha twarawuje ndetse ariko nimbona atangiye kwitwara nabi rwose oya ni guhita hase yanitwara nabi mu minsi 2 wowe agiye kumara ntabwo mwizeye pe ntabwo mwizeye ako nyine ni minsi 2 amara hari ikibazo ikibazo mwandikire message
ndirimbo ni Yanze man bikora amaviews maze kugira amachallenge kuri TikTok ahantu hose iyi ni yambere kabisa reka je bise wakoze telefone ukayireba mwese wahanze indirimbo wajyumba baraku uzuko nunguye we dore indirimbo niyo ya mbere iri guca ibintu muri Afrika yitwa ngiki sera yitwa Agapupe nujya kuri TikTok ukajya kuri YouTube ahantu hose ku mbuga zose zicuruza imiziki urasanga iyo ndirimbo ya mbere sireba producer gangwe niye mpamvu utajyumva ko yuko ndi umusani kare kubaye umuhanzi subwo nje nabandi zidumus yaba akifungo akineneko kubigene cyapa ahubwo se wowe kare nta kirimo rwose kugira ngo wemeze ubutanza gushyira muri video nzagushyira muri video indirimbo Agapupe niyo ndirimbo iri ahantu hose ku maradiyo ku mateleviziyo ahantu hose waje urumva ibaze ko none umuntu ari no kujya kwa muganga bakamwandikira mu nuza mu ariko none ndomeye wiki yitwa Agapupe by Boss Boy urumva twarakoze sister ubu ngiye kwa muganga bayinyanditse ushobora kujya bugatoga ati mu bintu rwaye uri kubonamo indirimbo yitwa Agapupe ya Boss Boy reka da ni ukuvuga ngo ikintu kizabaho ni kimwe nuko nzagutwara urumva akoze tunza dushizemo ryari Imana igenda dushyiremo se birakureba keza cyane ariko ibyo ntabwo bikureba ntacyo bitwaye utagira ngo nayanjye ariko ni ukuvuga ngo nyine ikintu kimwe ugomba kumenya urumva ubwo ngiye nzagutwara fofi ukanywa ukarya fofi ntacyo na kimwe uzigera wishyura uri kunyereka Agapupe yitwa Agapupe ongera yisubiremo kari ya mbere se ahantu hose uwo tuzajyana uhumura nzagutwarayo urumva tembereze neza njye kuri stage nawe uri aho ngaho uri muri audience uri mu fana bya hatari urumva Boss Boy bitebye uraza ugafata umuntu uko wiboneye ugafata urakora urajagajaga ako man vipi za man we nubwo uranatinya ukanavuga wowe nta kibazo urabona ubu nta kibazo ase wewe bite byawe ubundi akariko kazi wirirwamo kuva igihe cyose ndahari mu muri mujagatana mukorakorana muye umva bro ibi bintu nubwa kangaye mbibonye ntabwo ari ubwa mbere oya twaganira ibi nubwa gatatu bro urukunyumva neza ubu nubwa gatatu mani ntabwo ubona uyu mukobwa mani ntabwo ubona imyaka afite nta n'isoni ugira wowe asundi uzitwara gutya buri gitondo kuva mu byari kuva buretse nyine buretse ngiye ibi ngibi ndabirambi urumva mbikubwiye kangahe ubwo si twagiye inama ubwira ni sister wanjye ntabwo ari umuntu wo kuzajya uruhukiraho uko wiboneye none ubu ngubu urimo urakora kuragira ubwo se uragira nzakubwiza iki waruzi n'ikindi se bro come on byoroshye Imana bifatise umva ko twaganiraga nyine bisanzwe narabyoroheje se none se ibi ngibi byo kumukoraho byaturutse hehe byo si ibintu bisanzwe nyine kumukorakora umujagaja umva ceceka wowe naje amutanga urumva ibi ngibi biraba ejo bundi ugatangira naje amutanga mukanye ejo bundi uraza umwe byagenze gutya kubera iki ubu bugoryi bwawe wagira ngo nta mind umva mani buretse nyine nkwereke waruzi n'ibindi ntihanganira rimwe kabiri gatatu noneho utangiye no kurengera utangiye kwinjira famille udafitemo uburenganzira diro zose urazizi n'ibintu byawe byose urabizi ntegereza gato umva se bro babyumvise bazi oya mani nta kintu wambwira wambwira iki se uretse bwo sita wamusaba imbabazi koko rwose nta kintu gukora kumara bro wawe yirakaje wawe bagerageje kumusaba imbabazi musu kwirakaza gutyo uko ngufasheho kuko ubu ngo nkugize iki karuko nguko abantu barengana kuko basi mbabara umunsi abimbabazi sibyo mumbwiye ko nta kintu twakoze mumbwiye ko nta kintu twakoze nyine mubwiye ko nta kintu twakoze umva ntagire ikintu twakoze umva dore amabaga abiri wazanye ndabeshya ni amabaga abiri uyu ni umwana w'umukobwa utarageza n'imyaka y'ubukure bro we n'ubwa gatatu umufata ugenda ukora ibintu naraguhamagaye ndakubwira njyewe ubwanjye turi babiri ntuzarye umwungu si bibanga ngo akira nyine mfasha hano man mfasha hano bro ase ntabwo ushaka gufata bag zawe sohoka bro sohoka ko nta kintu twakoze ase man uragira ngo ukuruwe ntabwo uri umuntu mukuru bro wambabare ko nta kintu twakoze gusange mu rugo
nta kintu twakoze kabisa none mbimugisha ntabanga mugire mama nande se nta kintu twakoze wakamara genda vuba reka sohoka mani sohoka asura shaka tuma roshaka kubana sohoka sohoka jewe ibintu byose kumva wambabariye ko nta kintu twakoze ariko mani nta nubwo witekerezaho ngo uritekerezo reba ukuntu umva reba ukuntu waje mu mujyi urumva waje nta kintu waje mu rugo umaze amezi 3 bro 3 urumva nta kintu kimwe ugura hanga nta mazi ushobora kwishyura nta muntu ushobora kwishyura nta kintu nta n'amagi ushobora kugura yo guteka urumva ako bro nayo naragurije nawe urabizi ngo akaba nyihanganira kuba nakoze kuri mushiki wawe nta kintu kimwe nigeze mukora ako sisi umukora w'ibiki umuntu umukora uroze ubukora mukozeho nta asuzima ibiki ntago ari hariya ntago ahari umva mubwire wasohoye indirimbo wabonye manager muzima urumva manager uriya yakubereye umwana mwiza akuzana ibintu byose agushyira akujyana studio bro nta n'ikintu wari kwigeza urumva wari ugiye kubona ubuzima bro buzima none reba ibintu urimo wirubungabunga nta kintu ushobora nta n'ikintu ushobora gukora nawe bro yihangane wirirwa uryamye wirirwa usakuza wirirwa wicaye ntabwo bishoboka wahanga hagiye ntabwo ushobora kuba hano i Kigali witwara gutyo mana navyo hano muri Kigali umuntu arakora bro araserera ntacyo fata bag zawe usohoka mana genda no ku rupangu sima gushaka ntabwo ushaka no ku rupangu mana igenda ase mana ibiti byawe mana genda vanga oya genda naragatije se basi natike ntabwo mana ikese y'ikijya gufita ibyo watakaje ntabwo bizi wenda banagacije wenda undi mugiye ko genda mana ntabwo byavamo ibyo ngibyo ako akyanga ntabwo hari Kigali ubwo bwo kingana n'utumana vanga ose bro ntabwo wakwihanga never yo nibibaho bro Kigali ranze bahita zipera cyagenda kiruka y'ikigenzira kirimo gipfukamiriza hariya ako nawe wabikinye neza wifushije neza ngira ngo neza asa n'icyo ari kukubwira buriya ahise ko yari ari kujaja noneho ngo bibaye rimwe kabiri gatatu kane nanjye rwose yatubonye rimwe kabiri gatatu ziba inshuro eshanu kurareza ariko yari atubangamiye urabona buri gihe yabaga araryamye agira ati nje biriya narabikubwiye kandi akunyihanganire rega yaje ababaye aza nsaba byari bimaze kurangura naribanze cyakubangamiraga wanze cyakubangamiraga kubangamira gusa byihorera ntabwo igendera umupangu uciyemo Chunge, wirinde ndabona hari ufite icyaga nk'icya seburi ntuza uko mubizi rero aho nyibwirira ITV official indirimbo wumva ni wikundiye Mukabo wita kope niwamwereka amabokwe ni fake Agapupe nitaza kugutsinda ndabona rwose turi kurire ya DJ Payasi aho ni icupa ari gutsinda reka ntago ryatsinda ugataha tutanaganiriye indirimbo imaze umwaka wose isohotse ariko ikaba yaranze kutuva mu mutwe yanze kuva mu mitwe y'abantu icyo twita banga inzoga na Malaika fata nikibaba icyo twita hit urabowe umva yewe zamura volume yako karirimbo kabisa kazamure zamura track y'insazi ikomeze kubageraho aho muri hose mu gihugu kugira inama utazababara zamura ongeramo isanzure rero isi mama dore ndahari mbikanibanga izi nkundo nukuri zizagusaza ikundi agapupe niba ufite
mukobwa ubona atazi ibyo akora rwose yarananiwe guteretana n'umutipe muzima umubwira ati wikundiye agapupe indirimbo bavuga ko yahimbwe na Boss Boy tutamenye bivugwa ko uyu muhanzi yarambagijwe na manager w'abahanzi w'igitsina gore uzwi neza hano mu gihugu iriya ndirimbo se ariko ubundi umuntu ukunda kuzamura abahanzi ariko imikoranire ikanga burundu manager Heritier rero akaba afite undi muhanzi w'umukobwa agiye gutangira ku managinga yes Heritier wayikoze Boss Boy akaba yibera mu cyaro indirimbo niye tangiye kumbeshya no gutese nkubeshya sinakurahiye yibera mu cyaro rero nyuma yo gutanga indirimbo ye ku bantu batazi bivugwa ko yahaye indirimbo umukobwa ngo ayumve nka sample bikarangira ayibye burundu akayisohora ariko nuko babivuga bashoje ngo iyi ni mico the best umuhanzi ngari muri Boss Boy abyivuye ngo ni bana oya ni Boss Boy bamwita Boss Boy yes iyo ndirimbo iraryoshye dushyiremo kandi zamura umuziki gusa ariko uzamure bavugemo rya rawundi manager we ararakara ahita amwirukana niko bivugwa respect rero ku bantu mwese mukurikiye High TV na High Radio official kuri platforms zose sweetheart take a decision kugira inama utazababara darling udupoketi toka udafite gahunda katira igikobwa cya papa ngwino tugende mugabo twongeye guhura ni ku yindi shuro koko n'ibintu wankoreye kuva nahura nawe ni imyaku gusa ni imyaku izihetse n'indi myaku nta munsi n'umwe nigeze ngira amahoro kuva nahura nawe mu buzima bwanjye kuvaza mu buzima bwanjye bwarahindutse cyane sigaye mbona n'ibizazane ngaho inshuti zanshizeho imiryango yaragiye amafaranga yarabuze dore narabujinirwa ahangaha mu murima mane yanjye sinzi ikintu niba uroga niba ucuragura niba uterekera sinzi wa mugabo cyakoze Imana ijumbo nkubonye uyu munsi ugomba kunsubiza ikintu uricyo kuko ntago mbyumva nje ntago mbyumva imyaku twagira ngo imyaku niyo navukanye none se sinakubwiye ko uzamenya igihe nikigera urabyibuka yego ndabyibuka witeguye gukorera Imana
cyane niteguye gukorera Imana n'ubwenge bwanjye bwose n'amagara yanjye yose n'umutima wanjye wose n'umusatsi n'ibirenge ibiruka byose byiteguye gukorera Imana. Uriteguye? Niteguye kugarukira Imana n'ubuzima bwanjye bwose. Witeguye kuririmbira Imana? Yego. Niteguye kuririmbira n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'umutwe wanjye n'umusatsi wanjye buri kimwe cyose kiri ku mubiri wanjye n'amano yanjye n'inzara zanjye byose byiteguye kuririmbira Imana. Ako dore ukuntu mbaye wa mugabo n'ubundi niwe wangize gutya wa mugabo. Iragushaka mu nzu yayo. Ose yashaka mu nzu yayo gute kandi ko nsenga ngatanga icya 10 n'amaturo. Urasenga tanga icya 10 n'amaturo ariko ugomba no kuyiririmbira. Ngo neza abajama banje bose ushaka kantu mutamo nguraga ushaka gafanta ushaka byere nka mutamo ushaka ikintu cyo kurya nkabagurira nkabaremera. Ibyo sibyo yagutumye. Imana iragutumye umunsi wa none. Genda uje kuyiririmbira. Icyo uzakoraho cyose kizaba cyiza. Icyo uzakora cyose kizagenda neza. Nguhaye umugisha. Rwana n'abandwanya. Ende ngabo nto nini. Urakoze cyane. Ngiye kugira ndirimbira Imana n'ubwenge bwanjye bwose n'umutima wanjye wose n'amagara yanjye yose. Ngiye kugenda kuva uyu munsi ngiye kugenda ndirimbira Imana. Kandi urakoze wa mugabo. Shala ngiye gukorera Imana. Take you Lord, take you Lord. Hallelujah.